ubundi barandika ngo association Habite Recreative, ariko mu by'ukuri amazina yazanwe na association Habite Recreative, nuvuga ngo ni imiryango iharanira inyungu. Izo mpamvu bahinduye amazina ngo batajyana inyungu. Abagiye bavuga ngo Catholique, Anglicane, Anabaptiste, Lutherie, Calviniste, Methodiste, Adventiste, Tour de Garde, Branham, abo bose torero niki? Torero nindi? N'abantu bake cyangwa umubumbe mu kigiri kibivuye ku ijambo Ecclesia. Tuzi ko hariho amatorero menshi, hari itorero ry'igihugu, hari itorero ry'intore ry'ababyinnyi, kabaho n'itorero noneho utweretse ry'abantu ngo bahamagawe bakurwa mu isi kugira ngo bakorere Imana. Urabitandukanya ute kugira ngo abantu babyumve neza? Ese amadini n'amatorero aho harimo itandukaniro? Nyina nizi ko wenda bari kuvuga amadini gusa batongeyeho ngo amatorero. Itorero ritandukanye n'idini, kuko itorero muri definition ni ubugingo k'idini rya Islamu, idini rya Judaisme, idini rya Hinduisme, idini rya Buddha, idini rya Zoroastrianisme. Ayo madini kirimo kanuni za kanisa, kira kindongozi, aho watwerekaga yuko abantu bose bafite ibyo bitabo, bafite ibindi bintu bashyizeho bidahuje n'ikijambo ry'Imana ivuga, wabise amadini. Ni gute uhinduye ukaba ugaragaza ko atari amadini ahubwo ari itorero? Ntabwo mpinduye, nuko abenshi biyita itorero ntibakora iby'itorero ahubwo ritegeka. Umubranham, kweho Branham yavuga ko nta kindi yaba ari gukurikira. None ashaka kwerekana ko Branham ari umuhuza w'Imana nabo. Iyo utemera Joseph Smith uri umumorumo, ntabwo wavuga ngo Kristo niwe mutwe w'itorero ngo bakwemerere. Muni ni Adamu wa gatatu waje gusimbura Kristo nka Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ni wo mu ngo bya Edeni. Uwo Muni rero yise Adamu wa gatatu avuga ko gucungurwa kubonerwa muri we, ariko akavuga Yesu. Nuko bavuga ngo Mariya ni umubyeyi w'Imana, ashobora kudusabira nk'abanyabyaha ngo kuri ubu n'igihe tuzapfira none tukababarirwa muri Mariya. Kandi Bibiliya byanditswe byera bitavuga ko muri Mariya tubabarirwa, kuko bashize handi mategeko Kristo adatanga. Izo mpamvu ngo idini Gatolika ntibavuge ngo itorero Gatolika, kuko bashizeho kubabarirwa muri Mariya, kandi bakavuga ko gutsindishirizwa n'amasakramentu byemewe, kandi bakavuga ko umuntu wapfuye bashobora kumusabira hakagira yinduka kuri batagihumeka. Ubwo bashize handi mabwiriza Yesu atemera. Uradutandukanyije gute noneho ayo matorero yitirirwa abantu bayatangije n'itorero rya Kristo? Yesu Kristo aja mu ijuru ntabwo yasize izina, yasize itorero. Abashizeho Gatolika, abashizeho Lutherie, abashizeho Calvinisme, abashizeho Anglicane, abashizeho Methodiste, abashizeho Baptiste, abashizeho Adventiste, abashizeho ADPR, abashizeho Tour de Garde de Sion, abo bose ni ibihimba. Ni ikosa ryabaye, bari gukomeza kwitwa itorero, batitwa amatorero, batitwa amatorero. Itorero noneho rikaba rimwe rya Kristo Yesu, bakagira ibitekerezo bitandukanye bungurana, ariko ntibavuge ngo njyewe ndi ADPR, njyewe ndi Anglicane, njyewe ndi Methodiste, njyewe ndi Catholique, njyewe ndi Lutherie, njyewe ndi Baptiste, njyewe ndi Anabaptiste, njyewe. Ubugingo rero nico cari ingenzi. Abantu bari babatijwe mu mwuka wera bafite ubugingo. Ico gushiraho ngo sepake, ico gushiraho ngo Anglicane cazanwe n'indi mu buryo gukora umushinga ufasha bamwe, ariko nto cazanwe n'impuhwe zo kugira ngo abanyabyaha bakizwe babone ubugingo buhoraho. Aba bantu burababwira iki? Niko bigishijwe ku itorero. Ndavuga ingingo ya mbere, itorero ni iki. Ingingo ya kabiri, amazina yahawe abayoboke b'itorero. Ingingo ya gatatu, amazina yitirirwa itorero. Ingingo ya kane, ndavuga ku mirimo ikorwa mu itorero. Ingingo ya gatanu, ndavuga ku buzima bw'abanyetorero. Ingingo ya gatandatu, ndavuga ku mihango y'itorero. Ingingo ya karindwi, ndavuga ku mutungo w'itorero, ekonomi. N'Abadiventiste baba ko ari abizera ariko bakemera kuba abakristo mu buryo buhishwe. Gute? Iyo muvuga ngo twe turabera, twe turabakristo, twe turabahamya, twe turabizera, twe turabinzira ya Yesu, twe turi ubwoko bw'Imana, twe turi ishanga ryera, twe turi umukumbi wa Kristo. Aha rero niho hantu hari ikibazo gikomeye cyane abantu bakwiriye kwiga bakamenya. Umushatse kutubwira ngo kuba aba bantu bagiye bashinga andi macaci yabo bakayita amazina, ibi bintu birindwi ntabwo bishobora kubabamo? Ntabwo bishoboka. Kandi bigize karindwi k'Imana. Niko karindwi k'Imana. Wa mwuzuro. Ubwo kuvuga ngo abo bose nta mwuzuro w'Imana uhari. Nta mwuzuro iyo hatari gukundana, kwemerana, kwakirana, gukomezanya, kwigishanya, guhugurana, guhumurizanya, ntabwo riba ryuzuye.
azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. twongeye kukwifuriza amahoro y'Imana nshuti mukundwa muvandimwe ubana natwe kurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ubwa neza kandi habwa umugisha n'Imana kubwo gufata akanya kawe ugakurikira ubutumwa tugenda tukugezaho butambuka kuri icano. Turasuhuza rero mwebwe mwese mudukurikira muri hano mu gihugu cy'u Rwanda, turasuhuza bari mu bihugu byacu by'abaturanyi, duhereye ku baturanyi bacu b'Abarundi. Dusa nkaho duhuje neza ururimi rw'Ikinyarwanda, nubwo bituzuye neza ariko dusa nkaho turi kumwe kandi tubyumvikanaho. Turasuhuza abatizedi, turasuhuza abakongomani, abarigoma mwese mukurikira Iron TV, mujya mudusuhuza turababona. Turasuhuza abantu mwese mudukurikira muri mu nkambi ya Kigeme, turabasuhuje cyane. Hari abagiye batubwira ko mudukurikira, Imana ibahe umugisha. Hanyuma turasuhuza mwese abari mu bihugu bitandukanye bya Afrika, abari Aziya, abari mu Burayi, abari muri Amerika ndetse no muri Oceania, mwese ku migabane igize isi. Mufata umwanya mugakurikira ubutumwa bwiza buri gutambuka kuri Iron TV, muhabwe umugisha n'Imana, mugubwe neza, mubonere ukuboko kw'Imana mu butumwa bwiza mwumva. Turashimira buri wese kandi turasaba kugira ngo mudufashe kwamamaza ubwami bw'Imana, n'ubundi mwohereza bene data hirya no hino ubutumwa bwiza, mubasharingira ku malinki muba mwabonye. Hanyuma turagarutse mu kiganiro cyacu uyu munsi na Pastor Mazibirego. Ngira ngo murabizi ko tumaze bisi turimo kwiga ku bintu 10 bigize doctrine cyangwa se inyigisho shingiro dukwiriye kugenderaho kugira ngo tubashe guhagarara tutanyeganyezwa n'imiraba n'imiyaga y'imyigishirize yose ipfuye tugenda tubona, haba mu bantu ku biti byabo ndetse no mu madini amwe n'amwe atandukanye n'amatorero. Niyo mpamvu turi kwiga izi nyigisho kugira ngo buri wese abashe gukomera, amenye uburyo arwana n'uwarwana nawe. Reka twakire Pastor kugira ngo agusuhuze, adufashe gusenga, Imana ibane natwe. Ni Pastor Mpazibirego Pierre. Imana ibaha umugisha kubwo gukurikirana ikiganiro dutanga cya buri munsi kugira ngo dusangize inyigisho bagenzi bacu badukurikira. Murakoze. Pastor murakomeye? Turakomeye, Imana iracaturinze. Mu biganiro turi gutanga harimo ibibazo byinshi abantu bagenda bandika, turashaka kugira ngo dutegure undi munsi wo kugira ngo dusubize ibibazo by'abantu byose bagiye babaza kuri buri kiganiro, kuko harimo ibibazo byinshi. Hari n'abaca inbox bakatwandikira. Rero turizeza abadukurikiye ko tugiye gutangira kugenda dusubiza bimwe mu bibazo bagiye babaza. Hanyuma mudusengere kugira ngo Imana ibane natwe. Imana Data twese uri mu ijuru, turi imbere yawe, tugiye gukomeza kuganira amagambo yawe nk'uko bisanzwe. Kandi waravuze ngo abana b'abantu ntabwo bazatungwa n'imitsima gusa, ngo ahubwo bazatungwa n'amagambo aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Turi imbere yawe nk'uko dukomeje kubikora. Abatwumva hirya no hino mu bihugu bitandukanye mu mahanga yose bafashwe n'ijambo ryawe kandi bahindurwe naryo, kandi icy'ingenzi wishimira ni uko baje kubisangiza abandi kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare mu mahanga yose, kugira ngo abantu bose bitirirwe izina ry'Uwiteka, mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi turagarutse kuri bya bintu 10 bigize doctrine. Harya Pastor ni bihe? Icyambere twavuze ko hari icyigisho cyerekeye ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera, nicyo twise bibliology. Icya kabiri rero ni theology, ikiganiro ku Mana. Icya gatatu twacise Christology, ikiganiro kuri Yesu Kristo. Icya kane ni ku Mwuka Wera, twavuze kuri pneumatology. Icya gatanu twavuze ku bamarayika, arico twise angeology. Icya gatandatu ni ku muntu bita anthropology. Icya karindwi ni ku cyaha twise hamartology. Icya munane ni agakiza duherutse kuganiraho, bisobanura ngo soteriology. None icya cyenda tugiye gukomeza ni itorero, bisobanura ngo ecclesiology. Icya 10 giheruka ni iminsi y'imperuka, ariyo eschatology. Murakoze kudukurikira.
uyu munsi tugiye ku cya kangahe harya noneho? tugeze ku cya 9, itorero ecclesiology. Tugeze ku cyitwa itorero. Pasi, ndashaka ahantu tuhicara tukavugaho gatoya. Itorero ni iki? Itorero nindi? Itorero ni abantu bake cyangwa umubumbe, mu kigiriki bivuye ku ijambo ecclesia. Ecclesia bisobanura ngo bisobanura ngo hanze, noneho kaleo bisobanura ngo guhamagara. Ba bantu bake bahamagawe bagatoranwa mu bisi kugira ngo baje iruhande bakorera Imana, nibo bita itorero. Pase, tuzi ko hariho amatorero menshi, hari itorero ry'igihugu, hari itorero ry'intore ry'ababyinnyi. Uradutandukanyiriza hehe n'itorero ry'igihugu? Hano iwacu mu Rwanda turarifite, urubyiruko, tukagira itorero ry'ababyinnyi nk'aba babyinnyi bacu, intore z'igihugu. Hakabaho n'itorero noneho utweretse ry'abantu ngo bahamagawe bakurwa mu isi kugira ngo bakorere Imana. Urabitandukanya ute kugira ngo abantu babyumve neza? Hariya mu byakozwe n'intumwa 7 utangire ku murongo wa 37-38 havuga ngo Mose niwe wayoboraga itorero ry'Abisirayeli mu butayu. Bisobanura ngo iyo ari itorero ritari itorero rya Kristo baryandika n'inyuguti nto. Bandika into yo ryonyine. Amatorero y'igihugu rero bandika into, n'itorero ryo mu butayu iyo ari itorero ry'inyuguti nto aba ari assemblée. Ariko hari itorero rya Kristo ari ryo mubiri we, ni ryo itorero na majuscule I. None Pase, nukuvuga kugeza aka kanya, kugeza uyu munsi tuzi neza ko hariho icyo bita amadini n'amatorero. Ndashaka kugira ngo untandukanyirize iri jambo, kuko abantu benshi bakunda kubivuga. Njya numva n'ubuyobozi bwacu bw'igihugu ariko bavuga ngo amadini n'amatorero, ndetse n'abayobozi bacu bo mu madini atandukanye nuko bavuga ngo amadini n'amatorero. Ese amadini n'amatorero aho harimo irihe tandukaniro? Njye nizi ko wenda bari kuvuga amadini gusa batongeyeho ngo amatorero. Itorero ritandukanye n'idini, kuko itorero muri definisiyo ni ubugingo. Nuvuga ngo Kristo Yesu niwe mutwe w'itorero. Ariko iyo byinjiye mu madini, ni amategeko cyangwa amabwiriza abantu bategura abaha umurongo wo gushaka Imana. Nuvuga ngo mu dini nk'idini rya Isilamu, idini rya Judayisime, idini rya Hinduyisime, idini rya Buddha, idini rya Zoroastrianisme, ayo madini adafite Kristo nk'umuhuza w'Imana n'abantu niyo bita madini. Naho itorero niyo Kristo ari umuhuza w'Imana n'abantu, akaba ari we mutwe w'itorero. Kuko Abisilamu ntibemera ko Yesu ari we mutwe w'idini ryabo, Ababuddha ntibemera ko Yesu ari umutwe w'idini ryabo, Abajudayisme ntibemera ko Yesu ari umutwe w'idini ryabo, noneho Abazoroastrianisme n'Abahinduyisme ntibemera ko Yesu ari umutwe w'idini ryabo. Ariko itorero, Kristo niwe mutwe w'itorero, natwe tukaba umubiri we. None ubwo ushatse kutubwira ko aya madini yose yemera Yesu amatorero? Ubwo nicyo ushaka kuvuga, uko turi bugaruke aho wagiye ugaragaza idini ryari ryo, werekana n'ibyo bintu byari byo. Ushaka kutubwira ngo ayo yose yandi utavuze, kuko uvuze Isilamu, ngira ngo mu Rwanda Isilamu cyane niyo tuzi. Ntabwo uratubwira niba arayandi ahari atemera Yesu. Ubwo andi yose yemera Yesu ntabwo ari amadini, ni amatorero. Andi yose yemera Yesu yose akemera ko Yesu Kristo ari umuhuza w'Imana nabo, kandi bakemera ko Kristo ari umutwe w'itorero, nabo bakaba umubiri we. Iryo ni itorero rya Kristo, niryo ryitwa itorero. Ubushize wagiye utwigisha utwereka ikibazo kiri muri ayo yose, kugeza ubwo wahise ngo ni amakominote. Urangije ugaragaza noneho n'ibibazo bafite birebana na cya gitabo kirimo kanuni za kanisa, kiriya cy'indongozi, aho watwerekaga yuko abantu bose bafite ibyo bitabo bafite ibindi bintu bashyizeho bidahuje n'ikijambo ry'Imana rivuga, wabise amadini. Ni gute uhinduye ukaba ugaragaza ko atari amadini ahubwo ari itorero? Ntabwo mpinduye, nuko abenshi biyita itorero ntibakora iby'itorero ahubwo ritegeka. Bagakora iby'idini ariko bitwa itorero, bakemera Yesu ariko ntibakore ibyo Kristo yemera. Nicyo nashaka kuvuga. None ubwo rero wabita amatorero, wabita itorero cyangwa wabita idini? Iyo barangije kwiha amabwiriza
bakavuga ko bashobora kugera ku Mana ari uko bakoze ingingo runaka z'amabwiriza bihaye. Ntibemere ko baragera ku Mana kuko bizeye Kristo nk'umuhuza w'Imana n'abantu. Ico gihe bavanga idini n'itorero, bakanga guhakana Yesu, ariko bagashiramwo ingingo zakagombye kuba mu dini iyo bashatse amabwiriza iyo guha abantu bakurikiza kugira ngo bashake Imana. Ariko itorero ryo n'ubugingo, Imana niyo yatwihishuriye muri Yesu Kristo. Noneho rero natwe twemera ko turi umubiri wa Kristo, nka Kristo n'umutwe w'itorero, akaba umuhuza wacu n'Imana. Ariko abandi bavuga Yesu Kristo ariko bakongera bakiha amabwiriza y'iruhande y'idini bakayabangikiranya noneho n'itorero. None ubwo twabyita ngo twabyita ko ari itorero ryavanze n'idini se? Ico gihe bo biyita itorero. Ariko iyo hari amabwiriza bihaye yitwa amahame, ico gihe babihindura nk'idini. Noneho biba byahindutse idini, biba byahindutse idini. Pastor yango udutandukanyirize, kuko iri jambo nigeze kuryumva rivuga aho uvuga ngo ntabwo hariho amatorero ahubwo hariho itorero. Dutandukanyirize amatorero tweretse y'aba bantu bose n'itorero rya Kristo. Itorero rya Kristo navuze ko ari itorero ry'abizera bemera Kristo nk'umuhuza w'Imana nabo. Noneho rero ibyo ibisabwa byo biri mu byanditswe byeri bya Kristo bagomba kugenderaho, nibyo tugiye gutangira turatangirira kuko tugiye kwigitorero by'ukuri. Noneho rero babandi biha amabwiriza bihaye avuga ati udakoze ikindi waba umukristo, udakoze ikindi waba umukristo, udakoze ikindi waba umukristo. Nibyo hari imbuto zisabwa n'abakristo, abizeye Imana kwizera kubyara imbuto, ariko ntabwo ari imbuto zitegetswe n'abantu. Hari icyo nifuzaga ko dusobanura, ntabwo ndacyumva neza. Icyo nifuzaga ko dusobanura ni iki? Twize ku kintu cyitwa itorero n'amatorero, nicyo dutangiye kwiga. Dutandukanyirize amatorero n'itorero. Amatorero, iyo bavuga ngo amatorero, yiyitirira Kristo ariko afite umuntu yitwa fondatere, umuhimbyi w'iryo torero, bagaragaza ko afite ububasha bwo kubahuza n'Imana. Ngiye kubaha urugero. Umuburanamu kweho buranamu yavuga ko nta kindi yaba ari gukurikira. None ashaka kwerekana ko Buranamu ari umuhuza w'Imana nabo. Bakavuga Yesu mu mubatizo ngo tuzabatiza mu izina rya Yesu, ariko bakavuga ati na Buranamu nawe utamwemera ntushobora kubona ubugingo. Iryo ni amatorerayo. Noneho rero nk'aba Morumo bavuga ko utemera Yosefu Smith nk'umuhanuzi umwe, kuko bemera ko ngo hari isezerano rya gatatu, ruba isezerano risha n'irya kera, akaba n'irindi isezerano rya kabiri naryo risha. Iyo utemera Yosefu Smith uri umumorumo, ntabwo wavuga ngo Kristo niwe mutwe w'itorero ngo bakwemerere. Ayo ni amatorero. Noneho tuje kuba Munisti. Muni ni Adamu wa gatatu, waje gusimbura Kristo nka Adamu wa kabiri. Adamu wa mbere ni wo mu ngobyi ya Edeni. Uwo Muni rero Adamu wa gatatu yise Adamu wa gatatu, avuga ko gucungurwa kubonerwa muri we, ariko akavuga Yesu. Turabona ko hariho amatorero menshi ya Gikristo, ariko akagira umuhuza w'Imana n'abantu. Aho niho ushaka kugira ngo tumenye. Duhereye kuri Kiliziya Gatolika, yego, tukaza kuri Anglikani, tukaza ku yandi matorero yose ya Giprotestani yose. Kuki byiswe byinshi kandi watweretse ko itorero ari rimwe, ari rya Kristo? Ni ukuvuga ngo itorero ni rimwe, ariko imyumvire y'abantu uko bumva Imana kuratandukana. Tuvuge igituma bavuga ngo Gatolika ni idini ni iki? Nuko bavuga ngo Mariya ni umubyeyi w'Imana, ashobora kudusabira nk'abanyabyaha ngo kuri ubu n'igihe tuzapfira noneho tukababarirwa muri Mariya. Kandi Bibiliya byanditswe byera bitavuga ko muri Mariya tubabarirwa. Muri Bibiliya bavuga ukuvuka kwa Yesu, avuka ku mwari Mariya, ariko ntibavuga ko agomba kudusabira ngo twihane noneho Mariya tubabarire. Nizo mpamvu kuko bashize handi mategeko Kristo adatanga.
izo mpamvu ngo idini gaturika ntibavuge ngo itorero gaturika iyo ridashiraho aya mabwiriza rikamenya rikabana Kristo gusa nk'umuhuza w'Imana nabo gusa bakavuga ko muri Kristo arimo tubabarirwa gusa kuko bababarirwa no muri Mariya bakababarirwa bari kuryita itorero ariko kuko bashizeho kubabarirwa muri Mariya kandi bakavuga ko gutsindishirizwa n'amasakramentu byemewe kandi bakavuga ko umuntu wapfuye bashobora kumusabira hakagira yinduka kuri batagihumeka ubwo bashize handi mabwiriza Yesu atemera ubwo bikaba bihindutse idini. None se pase tufate aya matorero yandi ngenda hita amatorero kuko nubundi niko biyita ariko biyita kubera iki hagaruka ijambo amatorero atwetse ko itorero rimwe akandi kushaka kumenya iyo baza kugira itorero rimwe ridafite umuntu ngo abafite irya Kristo ni rimwe nicyo ushaka ko tugusha abatemera irya Kristo nibo bitwa amatorero ariko irya Kristo yo ni rimwe. None itandukaniro wadutandukanyiriza idini itorero rya Kristo n'amatorero ayangaya tubona wumva ngo ni itorero rya kanaka itorero rya kanaka Kadima itorero rya kanaka Zion Temple rya kanaka ADPR ryatangijwe na kanaka Celestial Church yatangijwe na kanaka ukumva byiswa amatorero kandi bose bavuga ngo ni Kristo niwe mutwe w'itorero. Uradutandukanyiriza gute noneho ayo matorero yitirirwa abantu bayatangije n'itorero rya Kristo? Yesu Kristo aja mu ijuru ntabwo yasize izina yasize itorero. Abashizeho gaturika, abashizeho literiye, abashizeho Calvinisme, abashizeho Anglikane, abashizeho Methodiste, abashizeho Baptiste, abashizeho Adventiste, abashizeho ADPR, abashizeho Tour de Garde de Sion, abo bose ni ibihimbano. Nibyo mpamvu navuze nti iyo bibaye bityo bihinduka amashirahamwe ubushizi. Noneho rero bari gukomeza ni ikosa ryabaye bari gukomeza kwitwa itorero batitwa amatorero. Itorero noneho rikaba rimwe rya Kristo Yesu bakagira ibitekerezo bitandukanye bungurana ariko ntibavuge ngo njyewe ndi ADPR, njyewe ndi Anglikane, njyewe ndi Methodiste, njyewe ndi Katolike, njyewe ndi Literiye, njyewe ndi Baptiste, njyewe ndi Anabaptiste, njyewe. Aho niho byatumye bavuga ngo hari amatorero byazanywe n'abantu ntabwo ari Kristo wasize amatorero, Kristo yasize itorero. Izo mpamvu ariyo ngiye kuvuga rimeze rite. None turaza gusoza tureba ikibazo kiriho kubera ko haje byahindutse amatorero kandi ari itorero. Ibi turaza kubisorezaho kuko ni ikibazo gikomeye ngewe mfite kandi si je nyine, hari abantu benshi bafite ikibazo kuko ni itorero rya Kristo ari rimwe ariko bikaba byarahindutse amatorero kandi bose bakavuga ngo ni Kristo niwe mutwe wabo. Aho hari ikibazo gikomeye. Hari ikibazo kuko Kristo ni umutwe w'itorero rimwe ntabwo ari umutwe w'amatorero. Noneho rero abagiye bavuga ngo Katolike, Anglikane, Anabaptiste, Literiye, Calviniste, Methodiste, Adventiste, Tour de Garde, Branham, abo bose navuze ubushize ko kubera amakoperative abaharanira inyungu ubundi barandika ngo Association Sabite Recreative ariko mu by'ukuri amazina yazanwe na Association Habite Recreative nuvuga ngo ni imiryango iharanira inyungu. Izo mpamvu bahinduye amazina ngo batajyana inyungu. Ikibazo kubera icyo ubundi iyo batita ayo mazina ngo biyita ayo mazina wenda ukabavuga ngo itorero ry'ibunaka rya Kristo, wenda tuvuge ngo itorero rya Kristo riri mu Rwanda, itorero rya Kristo riri mu Burundi rikorera mu Burundi, itorero rya Kristo rikorana ntibite ngo amazina ya naya sibi bere kuba ari byiza kuko byari kuba byiza cyane. Itorero ry'akarere ryo riremewe kuko abakorera i Kigali si bakorera icangu nkuko wumva itorero rya Efeso ry'isimuruna n'irugamba bitewe n'ahantu riri gukorera ibyo biremewe ariko ryitwa itorero rimwe rya Kristo. Itorero rimwe rya Kristo nukuvuga ngo guhindura bakita amazina ni inyungu zindi bashakaga, ni inyungu zitari iz'ubugingo. Methodiste ntabwo ari ubugingo bwatumye byitwa ko, Anglikane ntabwo ari iby'ubugingo, ADPR, Adventiste, Baptiste, Literiye ntabwo ari ubugingo byatumye bashaka ayo mazina, ahubwo kwari nko kugira ngo kurema amacakubiri
hagati muri iryo torero, ahubwo nibyo byazanye amacakubiri, bagaragaza ko aribo bari mu kuri. Ubu niba hari ikintu turi guhura nacyo kitukomereye kuri mwebwe, kandi inyigisho umwe murigisha cyane, buriya hari abantu nabonye barwana intambara ndende kumera nka jihadi y'abasilamu, abadivantisite ngo muri kubasenya muvuga ibitari byo, nk'ikiganiro cy'ubushize wowe watanze cya kindi twigize kuvuga ku badivantisite uvuga ku isabato, bagiye bavuga ngo wagaragaza hehe ahantu intumwa zateranaga ku cyumweru. Icya kabiri ngo kuki ubeshya ngo Yesu yaviye isabato, ku buryo bahita bagufata nk'umuntu w'umwana utazi n'ibyo. Oya, natanze umurongo wa Bibiliya wahumetswe n'Imana. Navuze ko Yesu yaziruye isabato, mvuga umurongo. Ntabwo rero kandi navuze ko Yesu yategetse abantu gukora ku isabato atari ugukiza. Nayo ndongera wiki. Gukora ku isabato iki? Naravuze ngo Yesu yategetse wari ukize ngo ikorera uburiri wigendere. Kumukiza ibyo nibyo bavuga, ariko kumubwira ngo yikorere ni ikindi. Aho rero ntibahemera, avuga ngo ni umurimo mwiza Yesu yarakoze, kandi yarakoze kumukiza, ariko kumubwira ngo genda uragaruka kubushikira isabato isize nyine, iyo bibabyo. Basi ndashaka ko tuza kw'icy'ingenzi cyari kirangiye, icyo kwikorera uburiri nticyari ngombwa, ari no kwirirwaho akabujana isabato isize. Ariko Yesu we, kuko ari we wari waje kuzirura, yaraziruye. Ndashaka ko tuzakora ikiganiro ku isabato 5:17-18 tuzagikora kiri cyonyine, kubera ko reka mvuge nti ntabwo wabemeza kuko ntibishoboka, ahubwo ni ukugira ngo abantu bo bajye bajonjora bumve ukuri kuri muri ibyo bintu. Kuko umuntu wamaze gufatwa koko n'umwuka wa rya zina ry'idini, nkuko wavuze ngo si ubugingo bashakaga, ahubwo bari bafite izindi nyungu, bivuye ngo n'ubutumwa bumwe bagiye bavuga nuko babaga berekeza ku birebana n'inyungu zabo. Ubwo rero umuntu babyaje ubwo butumwa ntabwo wapfa kumuvanamo uwo mwuka wa mwinshi. Ikibazo nyine dufite nuko nusobanura ibyanditswe byera asobanura ibishigikira kominote yahise. Si icyo se ndi kuvuga nyine, kuko ikibazo gihari, tuvuge umuntu ntarakizwa, wowe umubwirije ubutumwa, kandi ubutumwa umubwirije bwerekejwe n'umwuka ukurimo w'inyungu zindi ushaka, usa nkaho ugaragaza ko ari wowe uri mu murongo wa nyawo w'ukuri. Uriya muntu rero kuko ari byo wamubyajemo ubutumwa bwiza, nakura azarwana iya jihadi yerekana ko ari idini asengeramo ari ryo ry'ukuri, kuko nibyo yavukiyemo. Kutemerana rero nizo mpamvu bitwa amatorero, kandi buri wese yita itorero. Urumva rero ni ikibazo. Kutemerana ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo gikomeye. Aha, turaza gusoreza ku ngaruka tubona ziriho kubizera bari muri ayo madini, ndetse na bamwe n'abantu bagiye batangiza ayo madini, ingaruka zishobora kuzababaho. Kubera ko ibi bintu ntabwo ndabyumva ukuntu abantu bitwa ngo Yesu niwe mutwe w'itorero, ngo ryabo, n'abandi ngo ni umutwe w'itorero ngo ryabo. Ese Yesu yagabanyijwemo ibice? Pawulo niwe wabibwiye Abakorinto. Iyo badashira mu izina bakavuga bati turi itorero, nta kibazo. Kuko Pawulo abibwira Abakorinto, turi itorero rya Kristo rikorera i Remera, turi itorero rya Kristo rikorera i Goma, turi itorero rya Kristo rikorera i Kampala, ryari kuba itorero. Urumva Pawulo niwe wabwiye Abakorinto bati mbese Kristo yagabanijwemo? Pawulo niwe wabwiye Abakorinto ubwo muri ya macakubiri bari bagize, bavuga ngo igice cya mbere, bamwe ngo turaba Kefa, abandi turaba Apolo, abandi turaba Pawulo. Ariko Pawulo arababwira ati ese mu izina rya Pawulo nimwe mwabatirijwe? Koko ese Kristo aragabye, yagabanyijwemo ibice. None urumva rero uwo mwuka niwo wuzuye hirya no hino, bitewe n'inyungu abantu bashinze aya matorero, bitewe n'inyungu baharanira bashaka. Tekereza rero umuntu babyaje ubwo butumwa, nawe azakura yumva ko aho hantu ariho hazima, byanga byakunda. Mu minsi yashize yize guhangana n'umuntu arimo kunyandikira, ari kuvuga ngo amadini yose nako amatorero yose yarayobye, ngo bitewe nuko babatiza mu butatu, Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, ngo bundi tugomba kugendera ku ntumwa, ngo intumwa zabatizaga mu izina rya Yesu gusa, none twebwe tubatiza ngo mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Mwese mwarayobye mugaruka ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Mpita numva ko ari umuburanama.
urumva yaduciriyeho iteka, yaciriyeho iteka abantu bose babatiza mu butatu. ariko yasomye nabi ibyakoze n'intumwa 8 kuva ku murongo wa 14 kugeza kuri 21 havuga ko intumwa z'igihe Samariya zasanze barabatijwe mu izina rya Yesu bidahagije. Barabaza mbese mwarabatijwe? Aravuga ngo twabatijwe mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu gusa nuko ngo barambika biganza babatizwa mu mwuka wera kugira ngo bizuzure, kuko bari bamaze guhamagarwa n'Imana. Rero Bibiliya ntabwo ivuga ko abantu babatiza mu izina rya Yesu. Oya. Aha. Noneho twinjire rero, ugiye kudusobanurira itorero rya Kristo, ko tubonye ko hariho amatorero. Turashaka kugira ngo none usobanurire itorero rya Kristo. Hari uburyo abantu bumvamo itorero bitewe n'ahantu bavukiye. No mpamvu bavuga ngo twebwe ngabo kwa kanaka, bakumva n'icyubahiro kuko basengera mu itorero ryo kwa kanaka uzwi w'ikirangirire. Twebwe turabo mu itorero ryo kwa ry'ibunaka, no kumva n'ikibazo yitwa mu itorero ryitwa gutya na gutya. Pasi, wowe itorero uryumva ute? Itorero rya Kristo, dusobanura itorero. Ibyakoze n'intumwa 13 baravuga ngo mu itorero ryo muri Antiyokiya hariho abahanuzi n'abigisha, aribo Barinaba na Simoni bitwaga Nigeru. Icyo dushaka kumenya ngo ni mu itorero rikorera Antiyokiya, nkuko bavuga ngo mu itorero rikorera i Goma, mu itorero rikorera i Kigali, turabyemera. Ariko Sepake ni izindi nyungu bifuzaga zitari ubugingo, kuko itorero ryari rihagije kugira ngo ritange ubugingo, kandi Yesu yarisize ryuzuye. Ubugingo rero nicyo cyari ingenzi. Abantu bari babatijwe mu mwuka wera bafite ubugingo. Icyo gushiraho ngo Sepake, icyo gushiraho ngo Anglikane cyazanywe n'indi mu buryo gukora umushinga ufasha bamwe, ariko nto cyazanywe n'impuhwe zo kugira ngo abanyabyaha bakizwe babone ubugingo buhoraho. No kuvuga ngo ni inyungu bari bishakiye gusa. Abashizeho amazina ni ikindi bari bashaka kugeraho. Ntabwo zari impuhwe z'abanyabyaha ngo bahinduke bazabona ubugingo, ahubwo ni nko kuvuga ngo uwadufasha twabyatugeraho bite binyuriye. Tugomba noneho kwiyandikisha, tukamenywa, inzira ikaboneka yo kwakiriraho inkunga n'imfashanyo. Ubundi umugambi wo kwitwa Sepake, umugambi wo kwitwa Anglikani, umugambi witwa Batiste ni inzira y'imfashanyo. Ariko ntabwo ari inzira y'ubugingo, kuko n'uwitwa itorero yakizwa atiswe Batiste. Turagira ngo udutandukanyirize itorero mu bwinshi n'itorero ku muntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu. Itorero ni rimwe. Twebwe abera turi ingingo z'umubiri wa Kristo. Kristo ni umutwe w'itorero, abera bose bakaba ingingo z'umubiri. Za ngingo zafatanya akaba zitwa itorero rimwe. Noneho buri wese akaba urugingo rw'itorero, akaba urugingo rwa mugenzi we. Noneho kuko hari inshingano turavugaho zo tugiye gukora. Ukuboko kugakora inshingano yako, ukuguru kugakora iyako, ugutwi kugakora iyako, ujisho rigakora iryako, ariko ziri ku mubiri umwe, ariryo torero. Hari abantu benshi bazi neza ko itorero ari ukuba muhuriye mu rusengero muri benshi, kuba muri babiri cyangwa batatu cyangwa umwe, bakumva ko ritaraba itorero. Icyo urakivuga iki? Oya, Yesu Kristo yaravuze ngo aho babiri bari cyangwa batatu bari bahuje umutima, nzaba ndi kumwe nawe. Itorero ritangira kuri babiri. Nizo mpamvu cy'igicucu kuri kwari kugiye kuzahishurwa ryabanje guhanurwa. Mu ngobyi ya Edeni havugwa itorero mu buryo buhishwe. Kiriya gitambo cyo kuba gitungo kugira ngo Imana ibone umwambaro wa Adamu na Eva, buriya cyari igitambo cy'itorero ryari rigizwe na Adamu na Eva. Kristo ari umutambyi waryo akiri mu nzira ya Melikisedeki. Noneho rero rya torero riza kugaragara ku nkuge ya Nowa, ryari itorero. Riza kugaragara ku muhamagaro wa Aburahamu, ryari itorero. Nibwo rije gusohora ku Bisirayeli mu butayu, ryari itorero rya Mose. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu Byakozwe n'Intumwa hano 7 umurongo wa 38 na 7, haravuga ngo Mose uwo niwe wabwiye Abisirayeli ati, Imana izabahagurukiriza umuhanuzi uvuye muri bene wanyu umeze nkanje,
kandi Mose niwe wari mu itorero ryo mu butayu hamwe na marayika wavuganiye nawe ku musozi wa Sinayi. Ni ukuvuga ngo cyari igicucu cy'itore cy'ukuri kwari kugiye kuzahishurwa iryo torero dufite umunsi wa none, ariko ryari iteraniro. Nizo mpamvu hano itorero mu byakozwe n'intumwa banditse na minuscule, ariko mu byakozwe n'intumwa ibice hariya 13 na 20 banditse na majuscule, kuko ari ryo Kristo yitangiye akabambwa. Ni kuvuga ngo kugeza aka kanya ikintu cyane nifuzaga ko abantu bamenya nuko abantu benshi uzasanga ari abantu badakunda gusenga batari kumwe n'abantu benshi. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, hari abandi badakunda gusoma Bibiliya ngo ayisoma uko yateranye mu rusengero rurimo abantu benshi ngo bari gucuranga, abona abantu benshi kumva ngo yasomye nibwo bimuryohera. Hakaba abandi utakumvisha yuko ashobora gufata umwanya ngo asenge wenyine ku giti cye, aho yamara isaha asenga cyangwa wenda mu buzima bwe ajya asenga wenyine, akumva ntibishoboka ku buryo yumva ko itorero rya Kristo mu mbaraga zaryo ari ukuba muri kumwe muri abantu benshi. Aba bantu burababwira iki? Niko bigishijwe ku itorero. Ndavuga ingingo ya mbere, itorero ni iki. Ingingo ya kabiri, amazina yahawe abayoboke b'itorero. Ingingo ya gatatu, amazina yitirirwa itorero. Ingingo ya kane, ndavuga ku mirimo ikorwa mu itorero. Ingingo ya gatanu, ndavuga ku buzima bw'abanyetorero. Ingingo ya gatandatu, ndavuga ku mihango y'itorero. Ingingo ya karindwi, ndavuga ku mutungo w'itorero, ekonomi. Ndavuga umutungo kamere, mvuge no ku cacumi amaturo. Niko nateguye kugira ngo mbwira abantu itorero by'ukuri. Duhere ku cyambere. Itorero ni umubumbe w'abantu bake batoranijwe mu mahanga yose kugira ngo baje iruhande ukorera Imana. Noneho rya torero niyo bita itorero rya Kristo Yesu. Yarahamagaye, aba yahamagaye irabatoranya, imaze kubatoranya ibagira umukumbi wayo, ibakura noneho mu banyabyaha kugira ngo witirirwe izina rye, bakore noneho bavuye mu banyabyaha baje hanze yabo kugira ngo bakore umurimo w'Imana no kubaka ubwami bwa Kristo. Itorero rero ni uwo mubumbe w'abantu bake bahamagaye kuva mu bisi kugira ngo baje iruhande bakorere Imana, bubaka ubwami bwayo. Ingingo ya kabiri rero, turaganira ku mazina yahawe abayoboke b'itorero. Abayoboke b'itorero babita abakristo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 11 murongo wa 26, abayoboke b'itorero babita abakristo. Noneho Abafilipi igice cya 2 murongo wa 14 babita abavandimwe cyangwa bene se. Ndi ku ngingo ya kabiri, amazina y'itorero. Amazina y'abayoboke b'itorero, irya mbere ni abakristo. Byanditswe mu byakoze n'intumwa ibice 11 murongo wa 26. Muri Abafilipi igice cya 2 murongo wa 14 n'Abakolosayi 4:15 babita abavandimwe, ariko muri Bibiliya bakoresheje ngo ni bene se, abene se. Noneho rero hariya mu byakoze n'intumwa ibice 9 umurongo wa 1 n'uwa 2 bavuga ko arabi nzira y'Imana, arabi nzira y'Imana, abagana inzira y'Imana. Urebye noneho hariya muri Petero ya mbere igice cya mbere umurongo wa 13 kugeza kwa 16 babita bera. Noneho rero hariya mu Bagalatiya igice cya 6 umurongo wa 10 babita bizera. Usonye Petero ya mbere 2:9 babita abatambyi b'ubwami, bakongera bakabita ngo ni ishanga ryera. Ubwo ruvango aya ni amazina atandukanye
y'abantu bagiye bahitamo bati twe turi abakirisito, twe turi abizera, twe turi abahamya. Itangiriro igice cya byakoze no mu gice cya 8 havuga ko turi abahamya. Abahamya rero bakavuga ko ari abahamya ariko ko atari abakirisito. N'abadivantisi baba ko ari abizera ariko bakemera kuba abakirisito mu buryo buhishwe. Gute? Bavuga ko turi abizera nk'uko Abagalatiya havuga ibice 6:10. Mugiriye neza abantu bose ngo ariko cyane cyane ab'inzu y'abizera. Bakavuga bati twe turi abizera. Abapantekote baravuga ati turi abakirisito. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Antiyokiya niho habaye bwa mbere abagana Yesu ko babita abakirisito. Kubera iki abadivantisi bita bizera ariko Abagatulika bakitabera? Yangane gatoyi. Hanyuma kwitwa abakristo bakaba babyemera mu buryo buhishe. Nuko iyo barebye aho bateraniye baravuga ngo ngahari ahabizera bari. Ntabwo bakunda kuvuga ngo ngahari abakristo. Abapantekote bateranira baravuga ngo hari ahabakristo bari. Abagatulika bateraniye baravuga ngo ngahari ahabera bari. Bitwa bera. Abatemwe de Jehova ho baravuga ngo ngabariya abahabya. Kubera iki abahamya bo batemera ko ari abakristo? Nizo mpamvu uwitwa Charles Letaze Ruseri uwo watangije ako gace cyangwa iryo shami yavuze ko nta torero rishobora kwemerwa ritarimo Charles Letaze Ruseri. None uko kugira undi muhuza w'Imana n'abantu bigatuma badashaka ko Kristo agaragara wese ariko ntibavuge ko bamwanga, ariko bakabivuga ariko ntibabeko. Nizo mpamvu bivuze ngo mwaba Kristo mwe muri kugana Abaheva ntibitaba. Wabaza uti kuki mutemeye ko murabwira ati twe turi abahamya? Ntabwo mwemera Kristo si ngo tuzabisira mu butaha. Uvatari ikibazo? Ni ikibazo gikomeye. Ababatisase Ababatiste bitwa abizera. Nukuvuga ngo kuko ubukristo bwabo kuba umwana w'Imana babirebera ku mubatizo w'amazi. Nizo mpamvu haje ngo batiste. Hariho n'aba anabatiste akaba n'ababatiste. Anabatiste ngo kubera iki bise ngo anabatiste? Anabatiste nabavuga ko umuntu yabatijwe ataragera ku byaka yo kwatura agomba kongera kubatizwa. Bavutse cya gihe Luther amaze kuva mu Gatulika kandi abantu bari barabatijwe benshi ari impinja. Nuko aravuga ati wa undi wabatijwe atabasha kwihana, atabasha kumenya, ataramenya icyaha yongera abatizwe. Iyo groupe rero abaporoso bose ntibayishigikira. None baravuga ngo abayishigikiye ntabwo ari ababatiste ubwo naba anabatiste. None se ababatiste bemeye kubatiza n'abana bato? Abatiste ntibemera kubatiza n'abana bato ariko hari ingingo batagiye bahuriraho. Okay. Bamwe bagiye bagira ingingo hakaba izo bahuriyeho n'izo badahuriyeho. Ariko ababatiste bose bemera ko umuntu wabatijwe ari umwana yongera kubatizwa. None paje ko numva utwo tuzina twose bagenda badukura muri Bibiliya kubera iki kandi badahuza byose? Nizo mpamvu Paulo avuze mbese Kristo aragabanije ni ibice, agabwamwe ibice. Ndashaka kugira iyo muvuga ngo twe turabera, twe turaba Kristo, twe turabahamya, twe turabizera, twe turabinzira ya Yesu, twe turi ubwoko bw'Imana, twe turi ishanga ryera, twe turi umukumbi wa Kristo. Ibyo byose biri muri umugeni wa Kristo. Nawe arimo. None se faze aha rero niho hantu hari ikibazo gikomeye cyane abantu bakwiriye kwiga bakamenya iki kintu imbere y'Imana kimeze giti. Ikindi ese ahasiho none kandi hari ubuyobe bukomeye ko abantu bagira umurongo umwe muri birabemera ariko undi muntu yazana undi murongo bakawakana basanga barawurwanya katari ukuri kandi yose ari imirongo muri Bibiliya. None si toro 8 rya mbere bivuga mu Korinto ba mbere twanavuzeho. Petero yarabwirizaga na Barinaba akabwiriza na Apolo akabwiriza na Paulo akabwiriza na Yesu Kristo yarabwirije. Bamwe bakavuga bati twe turaba aba Paulo, abandi bati turaba aba Kefa Petero, abandi bati turaba aba Apolo, abandi tuti aba Barinaba, abandi twe turaba ba Kristo. Paulo asanga rero bari muri izo mpaka afati no twese turaba Kristo. Nta wa Paulo uriho
nta wa Apolo uriho, nta wa Kefa uriho, kuko ntawe twigeze tubatiza mu izina rya Apolo, nta n'uwo twigeze tubatiza mu izina rya Pawulo, nta n'uwo twigeze tubatiza mu izina rya Kefa. Twese twabatizwe mu izina rimwe rya Kristo. Muvuge ngo twese turi aba Kristo. Aha, tugaruke kuri iri jambo nari nkubajije, ijambo rikomeye. Kugeza aka kanya abantu benshi bakunda gupingana bitewe no kuba batumvikana ku mirongo yo muri Bibiliya. Bamwe biyise abageni ba Kristo, kandi iryo ni ijambo riri muri Bibiliya. Abandi biyise abahamya, kandi iryo muri Bibiliya. Abandi nabizere, abandi ni abakristo, abandi ni abavandimwe. Kubera iki badahuza ko yose ari amagambo yo muri Bibiliya, ngo bavuga ati aya magambo yose ari muri Bibiliya, ahubwo twese duhurize hamwe? Okay, tunayemere yose. Akora ko nashakaga mb'umukristo, mb'umuhamya, mb'umwizera. Aho rero niwe ushaka ko tugaruka, kuko ari na bimwe mu bintu bituma nanone abantu batemerana mu ijambo ry'Imana. Nkaba nazana ijambo rivuga ngo ariko wari uzi ko Bibiliya ivuga abahamya, ati wowe njye nemera umugeni, nemera umugeni, by'abahamya njye simbyemera, warayobye. Nanjye nkatavana nawe warayobye. Abandi bati turi ubwoko bw'Imana. Pazo, urumva atari ikibazo gikomeye. Ayo magambo yose kari muri Bibiliya tukaba ari meza, tukayemera yose, kandi akaba ari meza. Ndagira ngo udutandukanyirize ubuyobe buri muri uko gutandukanya amagambo, kuba iri jambo ryo muri Bibiliya uvuze nanjye nkaba ndivuze tutaryemeranyaho, kandi twese tuyemera kari muri Bibiliya. Yego. Ubuyobe burimo. Icya kabiri, utwereke inyungu zo kuba ayo magambo yose nayemera nk'ukuri. Nagize aho mbogamira ku ijambo nafashe mu mutwe ryonyine. Nakubwiye ko umuhamya atemera ko ari umukristo. Nicyo ndi kukubwira. Ni Satani wabizanye ngo azane amacakubiri mu itorero rya Kristo, ndetse rizabure n'ubugingo. Aha, urumva icyo kibazo. None se niba mvuze ngo ndi umwizera, kuki utanyemera? Nanje navuga ngo ndi umuhamya ukanyemera, nundi yavuga ati ndi umwera ukemera, navuga nti ndi mu bwoko bw'Imana mu twari byo, ko nta kinyoma kirimo. Kuki umuntu avuga ati wasengeye muri Methodiste? Yewe we, ni ikibazo. Wewe uri umudivantiste none uja gusengera muri ADPR? Wavuye mu bizera uja mu bakristo, undi ati wavuye mu bahamya uja mu bakristo. Kuki batakwishima batubwo wasengeye mu bera, ukaba wasengeye mu bahamya, ukaba wasengeye mu bwoko bw'Imana, ukaba wasengeye mu bizera? Ni byiza. Iyo ni byiza, ni dogitirine. Kuko hari ikintu nagiye mbona kibuyobe mu bantu bavuga ngo ni abakozi b'Imana. Umuntu akaba yaza akigisha ati Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo, undi ejo akaba ari yaje avuga ati Yesu ni umuzabibu. Noneho bagahita bapfa icyo, bakaba bahura ati oya, Yesu ni umuzabibu ukuri, oya Yesu ni inzira, ati Yesu ni inzira. Kandi noneho mwese ayo magambo ari muri Bibiliya, kandi Yesu ni ubugingo, ni inzira, ni umuzabibu. Kubera icyo ayo magambo ngewe ntaye, ni umwungeri mwiza. Ariko uzi ko hari itorero ryitwa umwungeri mwiza? Kubera iki? Ndabizi irahari. Urarizi? Rivuga ko ritemera ko, ntiryemera ko Methodiste ari itorero. Bati itorero rikwiye kwitwa umwungeri mwiza. Noneho nkavuga ni kubera iki ayo magambo yose cyangwa ayo mazina yose ntayemera? Vuga ni yose ndayemera, ni ukuri, ni ijambo ry'Imana. Nawe wemera yo nkubwiye, niba ko kari muri Bibiliya, tuvuge twese turi umwe. Umushumba mwiza, umwungeri mwiza, umwizera, umwera, ubwoko bw'Imana, byose ni ijambo ry'Imana. Nta ijambo ry'Imana. Kuki mu bipfa? Si ikibazo. Ati nagiraga ngo usengera mu badivantiste, atoya twebwe turi umwungeri mwiza. Tora nabizera. Nibara nabizera. Ariko mbega ikibazo kiriho, mbega umwanzi w'umugome. Satani ni mubi. Base uzi ko abantu benshi bazarimbuka bazi icyo kintu. Pawulo abwira, none se niba urwana kubera bakwatse izina ry'ubuhamya, baguhaye iry'ubukristo ukarwana, bakwita iry'uwera uri umukristo ukarwana, urumva atari ukurimbuka gutebutse, ahubwo kwagendereye itorero? Pawulo niwe wabwiye abakorino hariya ari gusoza, Yesu ababwira ngo noneho mumaze kubonekwaho icyaha. None urumva abitwa ngo ni itorero badafite icyaha gikomeye kibarimo, abo ntaco bari bakwiriye gupfa, ahubwo kubona umuntu ateranira mubera uri umukristo bakaguhagarika cyangwa bakagushakira ibihano.
kandi uwera ari we. Wavuga uti hari ubwoko bw'Imana itorero ryitwa peuple de Dieu rirahari, uti niyo mona terana bati byararangiye waraguye, uri muri peuple de Dieu. Mu gaturika abera byararangiye. Twagiye naka kabiri waruriho, ndi ku ka kabiri. Itorero ni amazina navugaga, navuze ngo abayoboke b'itorero bitwa abakristo, nibyo, bitwa abera, nibyo, bitwa abizera, nibyo, bitwa ubwoko bw'Imana, nibyo, bitwa abatambyi b'ubwami, nibyo, bitwa ishanga ryera, nibyo, bitwa ab'inzira ya Yesu, nibyo, nta kibazo gihari, ni umugeni wa Kristo nyine, nibyo. Ariko sinzi impamvu nyine babipfa, ariko nashaka kubabwira ngo ayo mazina yose ni abahamya. Yego, ni ukuri. Turi abahamya, turi abizera, turi abera, turi ubwoko bw'Imana, turi ishanga ryera, turi ab'inzira ya Yesu, nta kibazo gihari. Ahubwo icyo navuga kuri utwo tuntu, yaba nageraga ku muntu akambwira rimwe muri ayo mazina, ntago ahise abona iyo uri mugenzi wanjye, ni ukuri ko turi umwe. Uzi ko urya no wundi bagatanga uri mu bwoko bw'Imana, ntabwo narimbizi nagira ngo uri uwacu. Noze paze ko tubonye ayo mazina kandi noneho yarayo muri Bibiliya, twabonye n'ayandi noneho biyise, ibyo ni ibiki? Ayo bise yo navuze ko zari inyungu bashakaga, yo ntaraye inyungu n'ay'ubujiji. Hari amazina y'ubujiji hakaba n'ay'inyungu. Ni ukuvuga ngo amazina atandukanye abantu yo muri Bibiliya bwo ni ubujiji, ariko ari ayo biyise yo ataraye muri Bibiliya yo ni inyungu. Urumva rero Satani ni umugome rwose, ni mubi. None ubwo wowe ukambwira ngo urabona bizagenda gute? Kristo naza, ariko hari umuntu uri muri ADPR akemera kubamo, ariko adafishize urufatiro kuri ADPR, adashize n'urufatiro ku izina rimwe muri ayo muri Bibiliya. Bamubwira bati uri umukristo, uti nta ndiwe pe. Uri uwera se, ati ndiwe. Uri umwungeri mwiza, ati ndimo, kuko umwungeri mwiza ni Yesu. Uri umwizera se, ati ndiwe. Uri ubwoko bw'Imana se, ndiwe. Uri umuhamya se, ati ndiwe. Hari uwemera ibyo. None se paze uyu nguyu ubyemera byose, uko ayo mazina ari muri Bibiliya, yego, nuriya uvuga ati ngiye ni kamwe njonjoye, umuntu uhagaze mu gakiza neza, uhagaze neza, nubyemera byose, kuko nuwemera ijambo ry'Imana muri ntuza integralite yaryo byose. Yes. None ubwo uriya yarayobyereye, urufashe kamwe akeneye kwigishwa, bukomeye cyane, akeneye kwigishwa. Ikibazo ntabwo abyemera, ntabwo abyemera kuko yayobejwe, cyangwa wenda hari ubishigikira kuko ari byo yahereweho inkunga iryo zina, ariko ari mu buyobe. Niba umuntu yakwemera ko ari umukristo ntiyemere ko ari umuhamya, yaba ari mu buyobe. Undi akemera ko ari umuhamya, atakwemera ko ari umukristo nawe yaba ari mu buyobe. Ayo ni amazina rero yahawe abayoboke b'itorero, nuko rwose yose ni amazina ari muri Bibiliya, ni meza. Noneho rero ingingo ya gatatu turaganira amazina y'itorero ubwaryo, amazina y'itorero ubwabyo. So by'Abaefesi igice cya 4 umurongo wa 12, itorero baryita umubiri wa Kristo. Petero ya mbere igice cya 2 umurongo wa 5 itorero baryita inzu y'umwuka. Abakorinto ba mbere 3 umurongo wa 16 urusengero rw'Imana, urusengero rw'Imana, inzu y'Imana. Noneho rero Abakorinto ba mbere 3:9 umurima w'Imana. Ayo mazina ni amazina yitirirwa itorero. Uvuze uti hari Remera hariho umurima w'Imana, ubwo nuvuga ngo naho barahasengera. Hariya se ni inzu y'Imana, barahasengera. Hariya se ni umubiri wa Kristo, barahasengera. Ayo mazina akaba yemewe kwita itorero. Kandi ubwo uri kuvuga mu bwinshi, ariko n'umwe birahagije kubyitwa. Nawe uri umubiri wa umwe wa Kristo, ndi itorero, ni itorero. Ndi umukristo, ndi umukristo, ndi umuhamya, ubwo ndi urugingo rw'umubiri wa Kristo. Yesu Kristo ni umutwe, nje nkabugutwe. Niyo mpamvu iryo zina ryitwa nanjye ndaryitwa, ndi umuhamya. Aba ni abavandimwe, biremewe pe. Ubwo ni ukuvuga ngo uri kwerekana ibyo abantu bapfa kandi batari bakwiriye kubipfa.
biturutse mu bujiji. biturutse mu bujiji bakeneye kwigishwa. Iyo ni iya gatatu, amazina y'itorero. Vuze ko itorero ryitwa umurima w'Imana. Aka mbere wavuze ngo iki? Navuze definisiyo itorero ni iki. Aka kabiri mvuga amazina y'abayoboke, turangije. Iya gatatu tugeze no ku mazina y'itorero nyakuri, niyo twari turi kuvugaho. Mvuga ko itorero ari umurima w'Imana, mvuga ko itorero ari inzu y'Imana, mvuga ko itorero ari inzu y'umwuka, mvuga ko itorero ari umubiri wa Kristo. Twagiye ku ka kane rero. None twagiye ku ka kane, turavuga ubuzima bw'itorero. Ubuzima bw'itorero. Ese abantu bitwa abakristo cyangwa bitwa abahamya cyangwa bitwa bera nk'uko tubivuga babana bati? Bana naho ngaho. Byakozwe n'intumwa 2:40 kugeza kuri 43 havuga ubuzima bw'abakristo ko bakwiriye kubaho abizera. Bitwa abakristo bakitwa n'abizera. Bakwiriye kubaho bati? Bakwiriye gusenga, bakwiriye gusangira ijambo ry'Imana, bakwiriye gusangira ibyo kurya, imitungo. Ntihagire umuntu uburara undi yarariye kandi ari umubiri umwe, kuko urutoke rushonje umubiri wagubwa nabi, kandi iyo umuntu umwe ashonje ni nk'urutoke rurwaye. Umubiri rero iyo urwaye ugutwi ugubwa nabi. Nizo mpamvu amaguru n'amaboko n'amaso bitari kwiye kwemera ko izuru ribabara. Iyo abantu barya abandi bakaburara, ni nk'uko ukuguru n'ukuboko n'ijisho n'ugutwi byakwishimira ko izuru ribabara. Kandi iyo izuru ribabaye biafekita ya myanya yindi isigaye y'umubiri. Niryo torero ry'ukuri. Nuko umukristo yagira akaga kakaba ka bose. Yakena bose bakaba bakennye. Yakira bose bakaba bakize. Noneho yakena bakarwanya bwa bukene bose. Yakira bagasangira bwa bukire bose. Kuko ugutwi iyo kumeze neza, ijisho ritameze neza, mu by'ukuri na kwa gutwi ntaho kunezerwa. Wari uzi ko ushobora kurwara ijisho ntusinzire? Kandi iyo udasinziye ntabwo urwara ijisho gusa, urwara n'umutwe. Kandi umutwe wawe nawe ni urugingo rw'umubiri wa Kristo. None za ngingo iyo zitababaranye aba ari ikibazo hagati ya za ngingo ubwazo. None se igitsina pfa ukishima? Ntabwo bishoboka. Iyo umusore yarongwa akaba ikiremba arishima? Ahubwo ni umubabaro ukomeye. Ashobora kuvuga? Ntibibaho. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari igitsina cyabaye ikiremba gusa, n'ukuboko ubwo kwabaye ikiremba, n'ijisho naryo ryabaye ikiremba, n'ugutwi kwabaye ikiremba. Ari igitsina gusa yaziganira akagubwa neza, ariko kuko ari umubiri wose uba afekite iyo urugingo rumwe rwarwaye. Nizo mpamvu ingingo zose zari kwiye kwishimira ko zose ziba nzima. Haba hari ururwaye zazi ingingo zikaruvuza. Niko n'umukristo mu itorero amera. Iyo yawe yakira inyigisho z'ibinyoma, byari bikwiriye kubabaza abakristo bose. Yaba yaburaye bikababaza abakristo bose. Yaba yabuze icyo kwambara bikababaza abakristo bose. Yaba yabuze icyo kunywa bikababaza abakristo bose. Ubwo ni ubuzima bw'itorero. Ubuzima bw'itorero. Yaba ataje gusenga bakamushaka, yaba adaheruka guterana bakamushaka, yaba adahari bakabura amahoro. Kuko kadigo ni indwara ifata urutoki, ntabwo usinzira. Kandi iyo udasinziye bibaza umutwe bikayafekita n'umutima, kandi ari akagingo kamwe karwaye. Umubiri wose rero wari kwiye kurwanya kanigo y'urutoki. Umukristo yasiba mukashaka impamvu. Umukristo ataza mu masengesho mukarishaka impamvu. Timuvuge ngo twasenze turi benshi nta kibazo. Abari umubiri warwaye urutoke, ntabwo umubiri warwara urutoke ngo biyoberwe. Itorero ry'ukuri ntabwo umubiri warwara urutoke ngo biyoberwe. Nta mubiri warwara ijisho ngo biyoberwe. Nta mubiri warwara ugutwi ngo biyoberwe. Kuki umukristo amara amezi 3 adaterana ntibabimenye? Kuki umukristo aja mu bitaro abandi bakristo ntibabimenye, bakumva inkuru gusa ku radio ko yashinguye umuntu cyangwa yapfuye? Ni ukuvuga ngo nto twujuje noneho itorero ry'ukuri. Basi tugiye kugaruka tureba neza imibereho y'itorero muri Kristo Yesu. Ubuzima bw'itorero. Kuko ahantu turi ni ahantu numvise hakomeye cyane. Hakomeye cyane. Kandi
hagize itorero koko iri nicyo kigaragaza ko ari itorero, kuko nyine urugingo rwose rwababaye izindi ngingo zibabarana narwo. Mbere y'uko dukomereza aha, ndashaka ko tuzasubukura ikindi kiganiro, kuko tugeze ahantu numva uri kuvuga nkumva nanarira. Turebe itorero uko rikwiye kubaho n'ukuntu ibintu byapfuye byangitse, buri wese ari nyamwigendaho mu buzima bw'umubiri. ubaruvuga ngo amaboko yatandukanye n'amaguru kera, byararangiye. amaboko yavuye ku mubiri, ugutwi kwaragiye, izuru ntirikibaho, ntabwo bikiri ku mubiri umwe wa Kristo. Ntabwo wakwiyumanganya, nakubwiye ko n'ivunja udasinzira kandi riri mu nono. Niyo mpamvu nta mwuka wera, ntabwo dushobora guhabwa umwuka wera bikimeze gutya, ntabwo byashoboka. impamvu abantu bakutuza bakajya muri ya misozi gushakira y'Imana, umwuka wera bakaba barawuzi, barahebye, ahubwo bagatora indi myuka ngo ni umwuka wera. esoterisme babyita esoterisme, uwo mwuka juvema esoterike ni amacurabwenge bakurayo. Reka duse nk'aho dusubika ikiganiro hanga ko kibaye kirekire, hanyuma dupanga uburyo tuzasohokura ikindi, abantu bongere bige ko twari tugeze ahantu heza, ahantu hakwiriye, hatuma dusenga Imana ikatwumva, hatuma dushobora gusenga dusaba Imana ngo iduhe za mbaraga na wa mwuka tubihabwe. Nuko abantu baba bafite urukundo, kuko nuko bakwemera kuba umubiri umwe kabisa. Wadufasha kugira ngo mu gusoza wenda ngira icyo nkubaza, ubona ari izihe ngaruka zabayeho ziriho uyu munsi, igihe abantu bagendaga bitandukanya bakubaka utundi tuntu bakaduha amazina yatwo? Ingaruka zikomeye nuko ikintu cyitwa karindwi cy'Imana kataboneka muri iryo torero. Karindwi cy'Imana kagizwe gukundana, kwemerana, kwakirana, gukomezanya, kwigishanya, guhugurana, guhumurizanya. Iyo ni bayita karindwi cy'Imana. Iyo abantu rero barangije kwitandukanya, ntibaba bagikundanye, icyo ni icya mbere. Ntibaba bagikomejanye kuko batemerana, ntibaba bacakirana, ntibaba bagihugurana, ntibaba bacigishanya, ntibaba bacemerana, ntibaba bagihumurizanya. Babyita karindwi cy'Imana. Basi utwo tuntu dusubiremo, utwo tuntu tugize karindwi k'Imana. Karindwi cy'Imana. Akambere gukundana, Yohana 13:34. Aka kabiri gukomezanya, Abaroma 15:7. Gatatu kwigishanya, Abakolosayi 3:16. Kane kwakirana, Abagalatiya 6:2. Gatanu kwemerana, Abaroma 14:19. Gatandatu guhumurizanya, Abatesaloniki ba mbere 5:11. Karindwi noneho guhugurana, Abaheburayo 3:13. Umushatse kutubwira ngo kuba aba bantu bagiye bashinga andi macaci yabo bakayita amazina, ibi bintu birindwi ntabwo bishobora kubabamo? Ntabwo bishoboka, kandi bigize karindwi k'Imana. Niko karindwi k'Imana, wa mwuzuro. Ubwo kuvuga ngo abo bose nta mwuzuro w'Imana uhari. Nta mwuzuro iyo hatari gukundana, kwemerana, kwakirana, gukomezanya, kwigishanya, guhugurana, guhumurizanya, ntabwo riba ryuzuye. Ubwo sepaze tubonye ko uyu mwuzuro w'Imana udahari, ni iki kizakurikiraho nyuma y'ibyo? Ikizakurikiraho nuko batazemerwa Yesu nagaruka mu bwiza bwe. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Ngo hari abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika. Hari abantu bakora bazi ko bazarimbuka, ariko bakarinda ubusugire bw'izina ry'itorero n'inyungu, ariko babizi. Narizo mpamvu baravuze ngo umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangire, ngo ariko twe tugenzereza dutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Urukumva ko badatekereza kimwe. Noneho turakurikira, ntabwo dusa n'abatazi aho baje. Dukubitana ibipfunsi ngo ntabwo dusa n'abahusha. Tubabaza imibiri yacu tuyikoresha uburetwa kugira ngo ejo tutazabwiriza benshi, natwe ku iherezo ry'ibihe tukazaboneka ko tutemewe. Barabwiriza bakabona abayoboke, ariko ku iherezo ry'ibihe hakazaboneka ko batemewe. Urakoze cyane Pasi, urakoze cyane. Ndumva
wasa nkaho ubwira abantu icyo bakwiye gukora, akanyuma wababwira abo bakora iki? Icyo nagira inama bene data badukurikira ku kiganiro cyacu cy'itorero nuko mwatahiriza umugozi umwe, kuko kwizera kube kumwe, umubatizo numwe, umwuka numwe, umwami numwe, Imana nimwe, nuko abantu bamenya ko bose ari umubiri wa Kristo kandi akaba ari umubiri umwe. None buri wese akitwa urugingo rwa mugenzi we. Ntihagire umugaturika wanga umudive, ntihagire umudive wanga umu-ADPR, ntihagire umu-ADPR wanga umwangirikane, ntihagire umwangirikane wanga umubatiste. Bose bagatahiriza uwo mugozi umwe, kuko kwizera ni kumwe, umubatizo numwe, umwuka numwe, umwami numwe, Imana nimwe, kandi niyo dukorera. Kandi Yesu nagaruka mu bwiza bwe ntazaza gushikira angirikane cyangwa ADPR, ahubwo azaza gushikira itorero ariwo mugeni wa Kristo Yesu, ya mitima yabera iboneka hose ariko imunezeza tutazi rikaba rihishwe. Ntabwo Yesu azajyana itorero ry'akarere, Yesu ntazajyana ikominote, ahubwo azajyana imitima yabera yose yamukoreye, yamushimishije, ntiyazaza gushikira nk'umugeni we. Niyo nama nabagira, mwe kwangana, mwe kubipfa, mwe guhigana, ahubwo mutahirize umugozi umwe nk'ingingo z'umubiri umwe. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre. Tutanga inyigisho kuri channel ya Gusenga Everyday, kandi nimero ya telefone ni 0786696620, 0786696620, naho igendanwa ni 0783407035, 0783407035. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre. Murakoze, dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu tumaze kumva amagambo atuganiriza kumenya itorero. Itorero ni umukumbi w'abera batoranijwe mu magana menshi y'abanyabyaha kugira ngo bakore umurimo w'Imana, bubaka ubwami bw'Imana. Ndagushimiye Mwami ko wemeye ko twese turi ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu, kandi buri wese akaba urugingo rwa mugenzi we. Ndasabira abera batwumva uyu munsi wa none kugira ngo buri wese abyemere. Niba uri ukuboko wemere kugira icyo upfana n'ukuguru, niba uri ugutwi wemere kugira icyo upfana n'izuru, kugira ngo buri wese yemere ko ari urugingo rwa mugenzi we. Bizaduhesha gukomezanya, kandi ibyishimo by'umwe bizaba ibyishimo bya bose, n'umubabaro w'umwe uzaba umubabaro wa bose. None igihe cyo gutabara barwanye ikibarwanya, maze itorero rya Kristo ryubakwe nk'umubiri we, kugira ngo Yesu Kristo naza gushikira umugeni we azasange twiteguye kumusanganira. Mu izina rya Yesu, amena. Reka tubashimire bakundwa kubw'ikiganiro cyiza mwari mukurikiye, kandi Imana idufashe kugira ngo tubitore izina rya Kristo. Turabizeza yuko dukomeza gusengerana, kandi turabasaba kugira ngo udufashe gusharinga ubutumwa bwiza hirya no hino, abantu barushaho kumenya ukuri kwa nyako, turebe ko twazarokoka ku mujinya ugiye gutera. Ukomeze kugira ibihe byiza. Ikiganiro nakagaruka. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abrahamu.